Nzovu ubona rihe banga wakoresheje na ningo zose wabunzemo ukabaka kanyu ukiri muzima nagageza ko reka nkubwize ukuri uvugisha ukuri kandi kwandura sida mbona ari umwaka eza amasegonda 40 wakwandura sida gute amasegonda 40 ubu nsigaye mbizi none wakweshe siri joro kambomo sha ubu nubwo ama miliyoni ntiwanga nayibonye bakuyaramo itameze nkuko imeze ngo ubusha ntiyayirara rero nge nandukanye n'abandi bose yasiga inkweto hanze ya telefax bayivanyemo yego bashyizemo igikuta bakubitemo bya rangiye bakugutya bashyizemo igikuta ni icumba hariho n'urugi ku cyumba ndafunga iyo mbishaka yego rata si wumva rata maze gutera imbere nego n'intebe ari ibikunda wakemera kugandukira Nzovu ukamubera umugore no kubera iki sha yarambabaje bihagije nakubabaje iki nubwo namusanga ari gusamba nta musada nashyiraho Yes tubahereje ikaze ku Mwite Visho akakanya tukaba tugarukanye n'umuntu bita Delphina na Nzovu ariko ko muntu uri kumwena ikinywaje bimeze bite ayo mazi ako gafanta uri kugahora iki wewe umuntu abari mu guha bakurambiye kunyana nabo bamwe aguze kari cyo kintu wamungana igituma imyaka ukomeza kwirya kuko Nzovu ajya kunda kunyibwirira Delphine ngo bundi abantu yatangiye ngagirana nabo ngo harimo abapfuye shani beshi nari nabasazi harimo nabasazi we kutarasara muri bo nikuye mbere wikuye iki mbere ako Nzovu uri kubona umugore mushyashya afite ukuntu ari kumwitaho yambaye agapira ka Arsenal Diane ni mwiza Diane ni mwiza kumureba fizikare n'umugore mwiza usa neza yena nago twareba ku mutima nago tuzi kirimo ariko nge ntacyo mushinja hari ikintu mushinja na kimwe ariko uri kubona byibuze ko Nzovu kuva yava mu maboko yawe ameze neza oya nawe ari mu yanjye njyavuye mu yanjye ameze neza ajya mu yabandi ntavuze Nzovu ukiri mu maboko ya Delphine wari umeze gute yega mu maboko ya Delphine ntabwo nahatinze icyambere Delphine ntabwo twabanye nk'umugabo n'umugore mwabanye gute Delphine naragendaga nkamara umunsi umwe nkajya mu kazi yenda nkongera nkagaruka ntabwo nabaye iminsi irenze 2-3 ni icyumweru n'iminsi 5 kwa Musana bakikwirukana umva reka nkubwire nkubwize ukuri kwa Musana wivuga ngo bana nanye oya niwe wirukanye baragututse ngo urimbwa nanjye reka mbikubwire n'icyo bizi nanjye reka mbikubwire rata reka nkubwire ukuntu iyo filime yagenze uyu yari wa Mama Queen ajya kuryama ahantu Mama Queen aza kumena urugi Mama Queen wabujyana kwa Kabugamara yo mu kwezi asanga nge n'uyu turi kumwe mwabanaga nk'iki oya yazaga agenda nyuma Mama Queen araza ashaka ngo yice Nzovu amenagura ibirahure byanjye ankubita ivide hano yica serire baburetse turabigeraho ibyo batatugeraho nkubwira ukuntu nabanye na Nzovu noneho ibyo bikimara kuba Mama Queen baramufunze agura uwo bita Ivete umugore wa Musana agira ikibazo ahira avuga ngo kariya kagabo avuga ka ngiye mwita umugabo ubundi gateza ibibazo gute ko nta n'ikiro cy'umuceri cya kibira yagura yaracumbikiwe Nzovu ntiyasubiyeyo yabaye iwanjye umunsi ajya gusaba imbabazi Mama Sandrine kuri Great Hotel nibwo nze ko yamwoheje 200 ryo kwishyura inzu kwari kuwe kwa Papa Thierry kugira ngo atamve kwa Musana ko byagenze uranabeshya ngewe nari ndi kwande kwa Mike ndi kwa nyine umugabo wa Musana umugabo wa Musana cyangwa Musana Musana umugore wenyine umugore wa Musana ubwo Papa Emma yarimo kunywa inzoga hehe kwa Mike ariko we n'undi mutipe ucuruza amakara mureka ndamuzi neza ko cyo wari wese ukavuga ibitari byo ndabizi njyewe ndagenda njya kwande kwa Mike none madamu Musana arahansanga arambwira ngo nimugurire iki Heineken 2 Heineken cyana Amstel hagati ya Heineken na Musana na Amstel 2 enye nanyweye wamuguriye enye ndazi ubwo harimo umugore wa Mike arambwira ati Nzovu rero Papa Emma n'uwo mugabo barambwira ngo nabo
ngo nimbagure ndabwira rero nta mafaranga afite nanjye jya wangureho pirimusi icyo gihe nawe pirimusi barimo kwandika none umugore wambaye ikarambye ngo nta deni yongera gutanga ubwo baratangira barashwana se bafashe ifete bakamukweshe muri misatsi ngiye mbonye batangiye ibyo ni ubundi mana batangiye gushwana ngiye nabanyuzemo hagati gutya ndigendera uza kwisanga bavuye muri rwa rugo gute reka se mbikuye nanjye ubwo ngubwo ndigendera uwo munsi nari mfite n'amafaranga ariko kwa Mike we nari kopesha mfite amafaranga ngira ahantu njya kwiryamira ntabwo nagiye kuryama he kwa papa yema ubwo ngubwo waryamye kwande mara nk'iminsi waryamye kwande we warimo kwivanga nceceka naryamye ndiyo hazi havuge nishaka mbe naryamye wawe ariko nuko warimo kuvuga ngo gukena yewe icyo turi kubaza uwo munsi avanga yesubira kwa papa ariko wahitse nka wamaga uryamye iwanjye ariko reka mbikubwe upfa kuvangavanga kandi uko oya ceceka umuntu yanywe inzoga atamenya nta nzoga nanyweye ceceka ndi seriye mara iminsi 2 ntatakwa papa nigira mu biganiro nkagaruka kwa Delphine none ngewe nzovurahira imbere y'Imana kare iminsi 2 Imana yo mwijuri turebe niyiduha kubaho niyidukora buri kimwe ni iminsi 2 cyangwa ibyumweru 2 birimo ibyumweru 2 hehe umvi kondizo we nakondira none si kibazo nshaka ko kukubaza umunsi nzova kugurira amashuka icyo gihe yabagahe amashuka ni ibya kera Teje yari afite inzu akugurira si amashuka mu rwego amashuka 2 hari n'undi mugore wese njye namayishuka nziza ikwira kuri matane n'umusego n'agashuka ka kuwa musego sinzi naho wagiye ubwo ngubwo yangwa amashuka nafite akamatara genzo voreka nkwibwirira ijambo rimwe ngiye n'ibintu maze kubona urangiza banza urangiza ariko urangiza vuba sinzi impamvu watinze neze kwa papema sanga babipanze mama imarangwete fata ibyawe ntabyo bagwaye waje ntabyo ufite ariko ntabyo nazanye nabigumishijeyo nza kujya kubifata namaze kugera mu nzu yanjye njyewe kwishyura inzu ntabwo tuba tuvanye mu mujyi kwa Kikote njye nawe na Vanessa uzakorana na mama Sandrine sibwo bagwamaga bakakujya inzu y'120 amezi 2 ya 60 umuntu bizi aya mafaranga baranyoheje anyara kuri Vanessa kuri kakajwi hu ufite touch nge na touch mfite nze ko wabaga kwa nini nze ko ayohereza nde Vanessa wabaga he icyo gihe wararaga kwandi naraga kwa Delphine rimwe na rimwe urabyumva iriye nta rimwe na rimwe vuga wararaga he waryaga reka ndangize njye ne kurya nagura amafaranga yo guhaha nagura amafaranga yo guhaha ahantu wararambaraza gureba mu ndabura byibuka ibyo warebagamo se ko nabyo wakuyemo se nibiki ariko reka ndangize ntabyo ariko urangize ngaho urangize reka ndangize amafaranga barayatanze inzu irabonetse umuntu nzi uzi ibyanjye njya kugura moto ya Sodoma y'ibihumbi 120 Iveta kaniza injerekani imwe tukagura n'ibase ya 2 ngiye nkahita ngura n'amashuka 2 utonya ariko nawe ugahita utwara ndi 2 oya nasanze ufite ishuka ntonya nguzanira inini muzanjye n'umusego nyuma nibwo wangura amashuka andi urabizi ibintu wayakozemo ni nyerizasiyo ndashaka ndashaka ngiye nkwibwiriza ukuri maze Nzovu yanereye ku buriri oya amashuka ndajugunyangurira nyamagara banza wumve Nzovu hari ikintu nshaka ngiye kukwibwirira maze iminsi nkorera ubugenzuzi narakibonye nanakivuze abantu bakurikiranye ibiganiro maze iminsi nkorana n'umuntu bita Delphine barabibonye Delphine ni wa muntu ujya kukuvuga ikiniga kikamufata ese wumve yuko nashatse no kubikubazaho ndavuga ati ariko reka nzabikubaze natangiye kuvamo uri kumva reka nzabikubaze turi kumwe ni uwuhe mubano ugirana na Delphine utuma Delphine ajya kukuvuga ikiniga kikamufata ngiye Delphine nta mubano tugira icyo dupfana na amafaranga Delphine ntiwamurera sa nkwegera hariya ntiwamurera mu rugo atabonye cash ese nawe uri mu bantu yaherezaga indirimbo ya Knowless sibyo ko Delphine ntabwo anyaka amafaranga mbere aranyizera ariko wibeshye gatoya ugasanga umujisha nimba ariko hari igihe yigeze gusigarana ibintu byawe nimba ari 10 ukabanga ndaguha 2 asoka muri iyo nzu nimba meza uje nakwiyesha ngano
tukaryama muri iyi nzu hafi iminsi 2 Ehe. nawe ntujye mu biganiro ukabihomba. niko yakubwiraga nese Delphi ko njyewe nzi neza yuko ukunda Nzovu wamufatiraga iki oya ntuka abana bose se ni inshuti zawe ejo bundi warambwiye ngo yakamwana ni inshuti yawe Nzovu urambwiye ngo menye yakano kubera Nzovu yego Birani plaka manje. oya reka mbanze mbigusobanurira ibyo bintu uburyo ibyo bintu byagenze njyewe yarambwiye ngo kugira ngo menye yakamwana Nzovu ni inshuti yanjye yajyagaza mu rugo Ariko kugira ngo akaza azanye n'uwo bita yakamwana Delphine kugira ngo amenye yakamwana Yego. kubera ngiye. ni ukubera wowe Isanzwe ndi inshuti ya Delphine yakatwaba turi Sodoma nkamubwira se waje tugatembera. tukajya kwirira kwa Delphine ko Ari yatetse nabwo Delphine kuko ari witwaga umukozi wa Delphine yaje guhura yakamwana aramwotsa amwokeje ahita ajya n'ahandi mu miyenzi ajya ku mugore bita w'igikara nashatse kuvuga izina bavuze izina ubutangiye kubazamura umunyamakuru akwita wazanzaniye uwo muntu ahubwo se buriya dusabe nawe tujye tuvugisha dusenge nawe mubwiye kuki yakamana mutandukana ni ya misa yatandukanye na Dusabe akajya kotsa abagore waba uzi ko bafite indwara yaza ukamubara ahubwo duseburanye. njye ikintu nakoreye Nzovu nabonaga ntazi uko ameze namujyanye kumupimisha mubaze wese uri muzima mubaze twarajyanye nawe bamupimye uri kureba Nzovu twari kumwe twicaranye iyo mujya kwipimisha kugira ngo abahe igisubizo mwese kimeze kimwe mugenda muvuga ko ari umugore n'umugabo ako se ubundi Nzovu ubona ari ihe banga wakoresheje na ningo zose wabunzemo ukabaka kanya ukiri muzima nakageza ko ega buriya reka nkubwize ukuri uvugisha ukuri kandi sida mbona ari umwako sibyo uzima mba ari umwako iyo urongoye umugore uyifite wenda ngiye mugabo ndi muzima kandi ukaba uri wa mugabo urangiza vuba wa mugore ntimukomeretsanya uza amasegonda 40 wakwandura sida gute amasegonda 40 ubu nsigaye mbizi none wakweshe siri joro kambomo sha ubu nubwo ama miliyoni ntiwanga nayibonye nanjye nayo nshaka nayibonye nanjye nayo nshaka urimo kunyifuza warambuze ni izina ry'Imana mbura ifura yanjye se mu bantu nifuza surimo no kuzi ko mfite umugore tuzabana kandi nshaka kumuca inyuma ako se Nzovu ejo wundi nakubajije ikibazo kivuga ngo uramutse ubonye ko Esther yisubiyeho atazasubira muri bari abagore warambwiye ngo nako muri bari abagabo plutôt sorry ego sha nawe wavangiwe uri kumva warambwiye ngo ntashidikanyije ku ruhande Esther twasubirana nkanga Diane ntabyo navuze barabivuze urambeshya uzakakwereka kantu nakoze icyo gihe naravuze nti umwe nshaka kumufata nkajya kumutuza mu giturage undi nkamutuza i Kigali ni nabwo nese kuki utagira umutima uvuga ngo reka mbareke bose iyi ni Nyagasozi nibwo ahitaga avuga ngo ngiye natura i Kigali kugira ngo ngumane ziriya ntebe nira furate bakugurije ese ubundi Delphi we ntago uba wumva ufite iriya nzu ya Nzovu yayirayimo kangahe we ntufite amatsiko yo kuyireba kuyiramo itameze nk'uko imeze ubu ngubu ubu se ntiyayiraramo rero njye nandukanye n'abandi bose yasiga inkweto hanze ya telepagisi bayivanyemo yego bashyizemo igikuta bakubitamo rya rangiye bakugutya bashyizemo igikuta ni icyumba hariho n'urugi ku cyumba ndafunga iyo mbishaka yego rata si wumva rata maze gutera imbere nego n'intebe nese Delphine nk'umuntu mwabanye besto wawe kuki utaramutumira ngaze muri iranzu nyine ubwo urumva Delphine ukuntu tuzane na Delphine kugusura ryari munsi ya muri rwego se rwego rwo kugusura yegura inshuti yacu cyangwa nk'inshuti yacu yaba ari plaque simba ishaka gukora plaque mfite umugore ushaka ngo Nzovu yaje gusura ngo arabana tuzazana nawe nande nawe azaba hari hari ikibazo bitwaye yicaye aho ngaho tukagusura nta bya kamera tukaganira siko cyuma mwumva yuko ibintu byose twabikora nk'akazi aya mwego musika mukwa ama plaque nge ari ama plaque mwakoze oya ari umuntu wankoshe plaque nashatse ko bwizina mfite inzoga nasinze mbere mugaye narakubujije urananira urambwira ngo ntago nkuyobora ibintu barimo kubyanga inshuti zanjye oya barakora izindi plaque ariko izo plaque yo gusendayo n'ubucucu ariko se kubera iki ubaraka ibintu byose ari prank nibyo cyo kibazo ntago ari watandukanye ikintu cy'ukuri ntago kubera icyo utaratangira gutandukanya ikintu cy'ukuri ndetse n'ibintu nyine by'ibinyoma hari ibintu biba bigaragara uburyo uri kureba ku matako ya Delphine
Unesu biba bigaragara. Mbese nawe ngo urebe warebye muri kamera wewe ureba hano Natsimo kwigurisha. mbese ese mani bagana kandi nkashaka ariko se reka nkubaze kandi Nzovu mama ugikunda Delphine ni yewe akantu kararire ndishimye abizanye mu burayi niko Nzovu mama ugikunda Delphine kwishima tubwize uko Nta mugore wakweganya amata ku mana. Ahubwo vuga niko kazakora. akaye kazi Ujye wiyubaha agenda. mbese akantu kangendeke kwishima Ngese ni ibiki? urabyanze se mbese ubundi wabyanga kandi wabona yarabikunda Yambure wambara ubusa. nambara ubusa se Manura umusazi gutya ugira. wimfira ku masenge mwegereze mikoro Nzovu tukomeze twiganirire fata mikoro niko Nzovu Fatwa nawe. Delphine uburamujugunyura mwanze burundu Oya ntago Delphine namwanze. yagukoreye massage Ntago namuremye. Sindi Imana yamuremye. Namwanga se mu ruhe rwego. yagukoreye massage Ikibi nuko ngiye gushaka umugore. ese ubundi Nzovu Delphine aramutse agwamagaye ngari mu kibazo cy'ibihumbi 15 wabimuhereza Ikibazo kimeze gite biterwa. icyo ari cyo cyose Hari ikibazo ubwo sai mu kabari. akubwiye ati akajya nkwenda nko mu kabari abagabo bagiye kumugurira bakamwihinduka kandi akabona yuko bari buze kumusigarana cyangwa ari buze gufatwa ku ngufu cyangwa bakamukorera n'ibindi bintu bitari byiza akagwamagara akakubwira ati Nzovu nk'umuntu nyafite ngiye namutangira n'undi bacumwa ngo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere ushaka kumukora icyo kibazo cyo mu 15 bakamureka Delphine ngonguye nawe yatanga natanga kuri nge nawe yatanga cyetse ku bandi Yesu we ni ibintu mvugiye kuri kamera Nzovu ntarama n'inota ya 2 yo kurya kandi nabwiriwe nagutanya sho nagutangira nayo wazabijya kere kumbeshya Nzovu niyigeze arama amafaranga tutabyukanye nayo yatanga n'amafaranga nkoheza ugateka 2 ngo ntabwo tujya ubushize ubwo duherukana sinakugura imitsingi ebyiri ariko nandi kumwe na Papa Emma mukadukurikirana ngiye kwa Papa Emma okay inzoga ntabwo nzibara nk'ubufasha ko nanjye nzi kuzigurira nakajipo kagakanzu keza ujye utegana nakugura 5,000 nanjye nakugura ipantaro jogging y'umuhondo amara abantu barakunda n'amagift mwarayahanaga impano mwarazihanaga suri mwahanaga impano habaye iki ko tumenyereye yuko umuntu batanga impano yagize anniversaire twabaga twishimye nyamara mufitanye umubano rega nuko tumubano murano shenge Delphine waraye inshuro zingaye ku muri iranzu yo kwa Nzovu bitarahinduka ngo bayigire nziza nk'inshuro nk'umunani ariye naga n'umwana wanjye mwese ako Nzovu ejo bundi turi kumwe na Delphine na Yaka Delphine yarambwiye ati yabwiye Yaka ariko buryo uzana baze Nzovu akorosha ubusitari ati Nzovu yaje hano banyemvugiraho ese umuntu ushingira kuki shingiye ku mwana nagiranye n'umuntu uko twabanye yakaziraza ariko teti Yaka yamenye kubera Nzovu yakumenye kubera Nzovu ariko se nyine ushingira kuki bose ni abasitari bano bana bararutana Nzovu wiyumva gute kwiki nyine kuba wenda Delphine avuze iryo jambo bari impamvu ibimutera wenda hari icyatsi yakamwa ntiyakimwe nta kintu ndakaya kamwana n'umunsi warimwe urabizi ko yaryamanaga n'umukozi wanjye uratwavugana iki ese ninde wabaga wamuhereje pase y'umukozi wawe njyewe yaragwamagaraga ati Delphine ndashaka uri umukozi wawe yarazaga kamwe ati wanshake wa mukozi wawe umukozi wanjye turegeranye umuryango ku wundi muregeranye reka da akabinomba umwe binomba nanasoza ni nombereza dukoze 21 niko nibagiwe oya ntayo niko Nzovu ariko Nzovu we nutangiye saa 10 Nzovu njye namukundaraga nibura nubwo ataba burari wawe nibura yakubonye akuzi nibura nakubaha aguha agaciro n'umuntu utiyemera arubaha cyane aka kanya reka mbwira ibintu bitatu kuri Nzovu mukundira ikintu cya mbere nkunda Nzovu arubaha ikintu cya kabiri agira impuhwe ikintu cya kabiri cya gatatu Nzovu ni umuntu Nzovu reba muri kamera Nzovu ni umugabo nyine utamenya uko ufata yakwanze atakwanze ntiwabimenya none se yubaha abantu bahuye gusa Nzovu mbwira itandukanyirizo mbwira
mbwira ibintu bibiri ubona bitandukanye n'abandi bagore wahuye nabo kuri Delphine, kuko abagore bose ntibafite imico imwe kameme. vuga ariko Delphine icyo namuziho nawe agira umujinya nk'abandi. Delphine we yanga muri kumwe, yanga umuntu wagusuzugura, yanga umuntu wagutuka. Icyo gihe ari umuntu arusha imbaraga nubwo yaba atazimurusha aramubwira. Ikindi cya kabiri kuri Delphine, ikindi cya kabiri Delphine ariko ngo ndakivuga cyerekeye kuri njyewe. Delphine ni wa muntu ugutoza isuku, aba yumva ko mwaryamana muvuye muri dushe, akagutsirita akakoza, ukaza ukisiga n'amavuta, kandi nanone yifuza ko wakwambara umwenda usa neza. Noneho Delphine yarakozaga ni kwa kundi umugabo muri dushe mwajyaga mujyanamo, mushaka kujyana nimba njye sinishyikirana inyuma, akayafata nk'akantu kaga akagutsirita, yarangiza akakumenaho amazi ukagenda ukeye. Akoso ubona abagore bose Diane byanze, abagore bose bikanga, ubona Delphine ari umuntu wagira umugore? Delphine sinzi namugira umugore, kereka ambwiye ati ndetse kujya mu tubari, nzajya mu kabari turi kumwe nk'umugabo n'umugore, mbese akagira utugeso agenda areka. Delphine mushobora nanone indi defagira, mushobora kuba muri kumwe, wareba nabi yagufungirana da akigendera da ashaka kuba atajya mu ngeso mbi, ariko yagenda akigotomera ku kabyeri akagaruka agafungura akinjira. None se reka ngubaze, Delphine ubundi bubona yagufungirana byagenze bite? Shabyihokeye katari umukobwa. Hari ubuhamya bw'abagabo usuzi yagiye afungirana? Uyabozi n'abazi n'abagabo bibe simbaza, ariko ngiye nuko yajyaga mbyiza ukura kambwe ati tike ko uyu munsi umuntu wamamagaye. Rati mvuga ukuntu byagenze, mwegereza mikoro. mvuga ukuntu byagenze. Nzovu icyo gihe ataragira haba, atarakodesha inzu, yatwara no kwa Musana. Ntukamenye sinagira gomba naraga mu Babureke yaraje aza yanyweye, nge niryamiye kare niriwe fura naniwe. Aza ageze mu nzu arambwira ati Delphine aminota y'ibihumbi 5 genda uzane Primus nawe unywe, nje nasinze. Ndagiye ngezeyo ndatindaho gakeya, uzi ibintu yankoreye? Nta kintu ufunguzo narujyanye. Azanya afaza amafoka abiri acomeka muri kakanu kajyamo, ako nyene yarafungishije serire, acomeka muri kakanu kajyamo ingufuri imbere gore nyingura byange. Nzovu ku musozo man naraje nyingura serire ngiye gusunika. Mera microphone no Delphine mubaze kibazo kimwe dusoze. Delphine oui umeze ute? Meze ndashaka ngo nsubize kino kibazo. Ese ari ibikunda wakemera kugandukira Nzovu ukamubera umugore? No. Kubera iki? Sha yarambabaje bihagije. Nakubabaje iki? Nubwo namusanga ari gusamba, nta musada nashyiraho. Bye bye.